Mu masaha mu gitondo nibwo imboni ya Yongwe TV yaryaga kara umunyamakuru ko ahazwi nko mu gishanga cyo mu Myembe abaturage bazindutse bahasanga uruhinja rwajugunywe muri ruhurura rugafatwa n'ibyatsi imicanga ikaruheza umwuka bikaruviramo gupfa. Abageze kuri uruhinja bahamya ko ari uwahabyariye agahita hajugunya uruhinja kigendera, cyane ko mu buhamya bw'abatwaganire bemeza ko bahageze ari bwo uruhinja rugishiramo umwuka. Ni umuntu agiye guhinga, agiye mu murima guhinga. Ubwo ni hehe? Kujya gukomeza gushaka kwambuka umugezi. Nyine baramubonye guca mu mazi nawe arimo yambuka yigendera. Abonye uruhinja cyangwa yabonye uwo muntu? Yabonye uruhinja. Rero mu mazi. Wabimenye ryari? Nabimenye nka saa moya nanjye n'igice. Saa moya n'igice. Wowe nkuru yakugezeho gute? Ntibyumva nanjye naje kwirebera ngo ndebe uko bimeze koko. Ariko magira nyine nasanze akana karimo nyine bisa nkaho yacukuye umucanga akakarenzaho akaguru kamwe kari hejuru n'akandi kari hejuru kandi akaboko n'akaguru bindi bitabyemo hasi mu mucanga. Ese ubwo mwana yari yavutse uyu munsi? Byagaragara ko yavutse uyu munsi kuko bigaragara ko yanamwibyaje, kuko bigaragara ko ategeze agera ku bitaro. Byagaragaraga. Ubwo se n'iki cyabigaragaza? Ko impamvu ikigaragara kakuntu ko kunda kari kakiriho kandi uzi ko kwa muganga bashyira akantu kakitangiriza yamaze kuvuka. Usanga umwana ukuboko kurarambuye amanuza umunwa urasana, urumva ko yari muzima. Ikindi cya kabiri twasanze yamurengejeho yacukuye umucanga amushyira mu mucanga, amazi yagiye amuvana mu mucanga aragaragara. Yavuye yari yamushyingo ari muzima. Byagaragara ko umwana yamushyingo ari muzima kubera ko yariraga. Bigaragara ko ari nk'umuntu wamuzanye mu gitondo azindutse nta nubwo yarayemo, kuko yaza kuba yarayemo aba yabaye umweru, ariko yarakira afite umubiri muzima n'ahantu yakobotse twari uducanga dusa nk'aho twamukoboye ku kuboko. Ababyeyi icyarimwe n'urubyiruko twaganiriye ntibiyumvisha impamvu yatuma uwataye umuziranenge akora igikorwa cy'ubunyamaswa nk'iki. Ku bwabo bakifuza ko aramutse amenyekanye yakanirwa urumukwiye, cyane ko hari namwe mu baturage biyemeje gufatanya n'inzego z'umutekano kumushakisha. Urebye umuntu wamushyizemo hano kubera ko yamaze amezi 9 mutwite, ni ukuvuga ngo yamutayemo bishaka, ntabwo yamutayemo ari impanuka. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wemeye kumutwita amezi 9 ararangira, agambira icyo kintu ko azakora. None igihe cyo kubyara agambira icyo kujya gute amwica. Ntawe uvuga ngo ni indaya, yaba ari indaya baramwishe mbere cyangwa kamubwire rwose biranambabaje ngo umubyeyi nanjye. Ariko biriya ntabwo ari sawa pe. Umubyeyi utinyutse gufata umwana akamuta ameze nk'igikoko, bamukatira nka burundu cyangwa bakamuha nk'uriya wamukatira burundu, kuko niyo byo byashoboka, kuko ibyo yakoze ni umugayo ugayitse. Yongwe TV ubwo twateguraga iyi nkuru nta nzego z'umutekano cyangwa inzego bwite za leta zari zakagize icyo zivuga kuri iyi nkuru. Gusa iyo tubabona twari kubabaza nimba uwagize uruhare mu gutura uruhinja bikaruviramo gupfa rutari rwakagize n'umunsi yaba yamenyekanye cyangwa se icyabimuteye. Icyakora abandi mu baturage mu ngeri zitandukanye bagakomeza kwibaza icyabagiteramwe mu babyeyi kwihekura, hakanibazwa umuturambye wavugutwa kugira ngo icyorezo nk'iki gicibwe intege mu Rwanda. Aba baturage bo mu midugudu ya Kentarama na Kavumu bavuga ko bahangayikishijwe bikomeye n'urubyiruko rwirirwa rurera amaboko ntacyo rukora, ijoro ryaza rukishora mu bujura, nk'uko abemeye kuganira n'itangazamakuru rya Yongwe TV babisobanura. Ibisambo biraturembesha, ariko ibyo bisambo biri mu rubyiruko. Urubyiruko rutagira akazi rukirwa mu mudugudu rwicaye aho ngaho ku muhanda. Mbese umuntu w'umuturage akava mu rugo agiye mu kazi ke mu murima we agasanga inzu bayifumuye. Ubwo rero cyangwa se agahene yaba kari mu rugo agasanga yakabaga kuruye bakajyanye. Rurahari ijoro rwiba no kwiba. Urumva ko biba abenshi na polisi nta munsi w'ubusa itabafata, hanyuma ikabajyana mu kanya ukajya ukabona baje bakurikiye ababaretse. Urabona nko muri Kentarama hano dufite urubyiruko rwinshi, ariko muri urwo rubyiruko usanga hano mu Gasima
babyuka bamwe bicaye kubera kubura icyo gukora. Ikibitera ni ukutagira icyo bakora, nicyo navuga. Ni ukubura icyo bakora, akabyuka akaza akicara hano mu gasima, nta kintu afite yaheraho, nta gute. Noneho nyuma babandi banga kwihangana nibo bavamo bakajya n'ubundi gupfumura yamazu. Kuba abakekwaho ubujura batangirwa amakuru bafatwa n'inzego z'umutekano ejo bakongera bakabarekura, nibyo abaturage bavuga ko ari nyirabayazana wo kuba ubujura budacika, bagasaba inzego bireba kujya babagumana bakabanza bakabahugura. Barakibaye ku mugaragaro umuntu arafatwa, baragenda bamushyira kuri polisi, murakanya iminsi n'ibiri yahise agaruka. Ubwo se tuzabigenza gute? Abana bazitwa nk'abangabo bageze n'inzara. Inzego zibera nk'umudugudu uradufasha, kuko umudugudu ugarukiye mu mudugudu kuri polisi ntacyo yakoraga. Ibibazo byose bifira kuri polisi. Icyo bakora rero nuko bamukura hariya yafatanye n'icyaha, bakamujyana nk'iyo ngiyo, bakamuhugura kuko ni ingeso mbi. Barabafata bakabajyana n'ibyo bibye babagezayo mu kwezi kumwe bakaba bagarutse. Ku bwacu twumva babajyana bakabahugura bakabumvisha nk'abari abajyana igitagati cyangwa hehe, bakavayo ari urubyiruko koko. Umuyobozi w'umudugudu wa Kentarama Habanabakiza Alexandre nawe yemera ko bafite urubyiruko rutagira imirimo rwishora mu bujura, akanagaragaza impungenge bagira iyo wafashwe arekuwe, dore ko azavuga ko agiye guhangana nabo. Ubujura burahakorerwa tukagerageza tukabafata, ariko igitangaje nuko tubafata twabageza kuri polisi bagahita babarekura, kandi iyo babarekuye natwe abayobozi bitugiraho ingaruka, kuko baza bavuga ko twabafungishije, bakaza bavuga ko tugiye guhangana. Twe ku bwacu nk'umuyobozi w'umudugudu uhagarariye abaturage, ngira ngo icyo numva nka leta yajya idufasha nuko uru rubyiruko ruba rwafatanywe ibizibiti bajya barujyana bakarujyana, nk'uko twumva ngo Iwawa bahajyana abantu bakabahugura, bagiye babajyana nk'Iwawa bakabahugura, bajya bagaruka ari urubyiruko ruzima kandi ari Rwanda ruzima. Umuyobozi w'umurenge wa Karama Gatunge Samu yabwiye Yongwe TV ko nta muturage urabagana ababwira iby'iki kibazo cy'ubujura, kubwo babimenye bagiye kubafasha ubujura buhavugwa bugacika. Nta makuru nari ngifiteho, ni ukuvuga ngo nabo nta wari wakakimbwiyeho ngo koko twaba dufite abo bantu. Urumva rero nta buryo nakabaye mbona ingamba mbere yo kumenya ikibazo. Iyo umenye ikibazo nibwo umenya ingamba ufata z'icyo kibazo. Twagiye dufasha urubyiruko mu tuzi twagiye tuboneka, uretse wenda nk'abo babaye ari abajura cyangwa se ari abandi bakora ibindi bitari byiza, ariko nabiyo tubamenye turakurikirana, ntabwo twareka ngo bahungabanye mu tuzo abaturage, rwose turabakurikiranaga. Icy'ingenzi ubwo nuko abaturage ahubwo bakwiye kutugana, ariko natwe tugiye gukurikirana kugira ngo tumenye ikibazo aho kiri, kugira ngo twumve mugari nk'uko muduhaye makuru koko yuko hari ahantu hari ikibazo, byanga ariko natwe tugiye gukurikirana kugira ngo tumenye ikibazo ko giteye. Rero ntabwo twabura kugikurikirana rwose. Ikibazo cy'ubujura ni ikibazo gikomeje gufata intera hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu, ibyo abaturage bavuga ko biri mu bihungabanya umutekano wabo n'ubusugire.